Muraho neza ndabaramukije nanone Yesu nashimwe kandi Yesu nahimbazwe. Amazina ni Mukeshimana Valentina, mbahaye ikaze mu ijambo ry'Imana ry'uyu munsi ndetse no kuri iyi channel yacu ya Gikristo inyuzwaho ubutumwa bwiza. Ijambo rero turi busome uyu munsi tugiye kurisanga mu Kuva ibice 15, turasoma umurongo wa mbere dusoreze ku murongo wa 4. Imana ibahe umugisha. Reka tubanze dusome aya magambo niturangiza turayasengeramo. Bifite umutwe w'amagambo avuga ngo indirimbo ya Mose. Maze Mose n'Abayisiraheli baririmbira Uwiteka indirimbo bati, ndaririmbira Uwiteka kuko yanesheje bitangaje, ifarashi n'uwihetse yabiroshye mu nyanja. Uwiteka ni imbaraga zanjye, ni indirimbo yanjye, ampindukiye agakiza. Uwo ni we Mana yanjye, nanjye ndayihimbaza. Niyo Mana ya data, nanjye ndayishyira hejuru. Uwiteka ni intwari mu ntambara, Uwiteka ni ryo zina rye. Amagare ya Farawo n'ingabo ze yabiroshye mu nyanja, abatwara imitwe yatoranije barengewe n'inyanja itukura. Amen, amen. Bakunzi b'ijambo ry'Imana, dusomye amagambo meza atubwiye ngo ni indirimbo ya Mose. Iri jambo riratunejeje kandi iri jambo riguye neza imitima yacu. Ni amagambo umukozi w'Imana Mose yabwiye Imana ubwo Imana yari imaze kubakiza abanzi babo, yari imaze gukora igitangaza cyari gikomeye cyane, bituma umutima wa Mose hashibukamo ibi bihimbano mu by'umwuka bimeze gutya. Avuga aya magambo. Rero bakunzi b'ijambo ry'Imana, namwe hari ibintu Imana yakoze ku buzima bwanyu. Hari ikintu Imana yaba yarigeze gukorera cyatumye uhinduka umuhanzi kandi wenda utari usanzwe uzi ko wifitemo iyo mpano yo guhimba cyangwa se yo guhanga, kubw'ibyishimo, kubw'umunezero w'iby'Imana igukoreye, kubw'inyanja itukura Imana yakwambukije ndetse n'abanzi bari bagukurikiye Imana yoroshye muri iyo nyanja. Ndabizi neza yuko hawe waba ufite ubuhamya nk'ubu ngubu bw'ahantu Imana yigeze kwambutsa hari hakomeye, haba uburwayi bwari bukomeye babona ko nta buzima nyine ugitegereje, ko byanze bikunze uri uwo gutaha, ariko Imana ikakwimana ikagusubiza ubuzima ukongera ukaba muzima, ukaba ngubu ubona uri umubyeyi kandi yenda byarashobokaga ko byari bigutwaye utaragera icyo gihe, ukaba ubyibuka ugashima. Iri jambo ry'Imana, umwuka w'Imana arambwira muri iri jambo ngo mureke twibuke inyanja zitukura Imana yatwambukije, twemerere imitima yacu yibuke iby'Imana yakoze, maze tuzamura amashimwe dushima Imana. Kandi izo ndirimbo z'ibihimbano twahimbye cyangwa se twaririmbye icyo gihe, kubera ibineza neza by'imirimo y'Imana, mwongere muziririmbe kuko umukunzi wanyu Uwiteka ndetse n'Umwami Yesu baracyateze amatwi. Imana iracyashaka kuyibutsa ya neza yayo n'imirimo yayo. Wenda nk'ubuhamya ho gato, nanjye hari ibintu Imana yigeze yankorera, nigeze kurwara bikomeye cyane, hahandi hafi ho nyine nanjye numvaga ko ngiye gupfa. Bimwe bavuga ngo umuntu yisabira n'urupfu, sinarwisabiye ahubwo nahoraga ndyamye niteguye, nkahora mvuga nti nsinzire, ariko ubwo nsinziriye birashoboka ko ruri buze rukantwara, kuko numvaga nyine nta cyizere cyo gukira nanjye nari mfite. Ariko Imana yankoreye ibitangaza, yankoreye ibikomeye. Nasomye ijambo rimwe ry'Imana ryo muri Zaburi, ntari kwibuka neza ahantu riherereye, ariko ni muri Zaburi, ndisengeramo, maze kurisengeramo numva nongeye ngira icyizere. Muri iyo minsi Imana yagiye iremarema, ubuzima bwanjye burongera buragaruka, ndongera ndakira mba umuntu muzima. Imana yumve ko nshimye imirimo yayo, nyishimiye ibyo yakoze, kuko icyo gihe yarandengeye. Rero nawe hari ibyo Imana yagukoreye muri ibyo bihe Imana yangaruraga mu buzima, ndetse hari n'ibindi Imana yagiye ikora. Hari indirimbo nanjye yashibutse mu mutima wanjye, nta hantu nari narayumvishije, ni ibyishimo gusa byo kuvuga ati oh Mana urandokoye, kuko hari benshi twarwaranye batakize, hari benshi batashye imva zabo zarameze nta n'ukibibuka. Rero iyo ndirimbo umwuka w'Imana yongera yinyibutsa mu minsi yashize. Indirimbo ivugaga ngo nzaririmbira umukunzi wanjye indirimbo zo kumuhimbaza, intare yo mu muryango wa Yuda, niwe wenyine ubikwiriye, mukunzi mwiza unyitaho, biragukwiriye mukunzi wanjye, ko tukuririmbira indirimbo nziza zivuye ku mutima wacu. Yesu waranyitangiye, niyo mpamvu bigukwiriye, ko tukuririmbira mukunzi mwiza indirimbo zo kugushima.
ibyo wakoze Yesu ni iby'igiciro cyinshi cyane, no kugira ngo Satani n'abadayimoni batazanywa amaraso yacu. Yesu waratwitangiye, niyo mpamvu bigukwiriye ko tukuririmbira indirimbo nyinshi zivuye ku mutima wacu. Yego, niyo ndirimbo yanjemo, iyo ndirimbo nakunze kuyiririmba cyane nkajya nsubiramo ayo magambo y'ukuntu icyo Yesu yakoze ku musaraba cyo kuducungura byari ukugira ngo nitumwemerera tukamwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, amaraso yacu ndetse n'ay'abazadukomokaho niba bamwakire bakamwizera atazaribwa n'abadayimoni cyangwa se na Satani. Rero umuntu w'Imana nawe Mose abonye ibitangaza, abonye imirimo y'Imana, araririmba avuga aya magambo, aravuga ngo Uwiteka Nyiringabo uri imbaraga zanjye. Nawe hari amagambo yamushimutse aravuga ati nubwo narambuyeho ya nkoni y'amazi agahagarara, ntabwo ari imbaraga zanjye zabikoze, ahubwo ni imbaraga z'Uwiteka zakoreye muri njye. Haleluya. Yirata ubutwari bw'Imana, aravuga ngo uri imbaraga zanjye kandi ngo mpindukiriye agakiza. Kuko iyo Uwiteka atabacungura muri icyo gihe, bakaba barafashwe na ziriya ngabo za Farawo cyangwa se bakagwa muri iriya nyanja, ntabwo bari kuba bakirijwe, ahubwo nta butabazi bari kuba bafite. Imana ishimwe rero, tujye twibuka imirimo yayo, kandi niwibuka imirimo yayo ukibuka ineza yayo, bijye bigutera kuyishima, bigutere kuyiririmbira indirimbo zivuye ku mutima wawe. Si ngombwa ko waba ufite ijwi rirenze ngo ryiza cyane, ndabizi ko abantu dutinya kuririmba ngo amajwi yacu si meza, ariko se kubera icyo wagira isoni, cyangwa ko kinagira isoni zo kuririmbira umwami wanjye, ku ijwi mfite ari we warimpaye. Niwe warimpaye, niyo mpamvu ngomba kurimuririmbishiriza uko riri, kuko riramunezeza, rimugwa neza, kuko ijwi ryanjye nta n'undi urifite, ni njyewe njyenyine ndifite. Niyo mpamvu rero Imana ibaha umugisha ko mwateze amatwi ijambo ry'Imana ry'uyu munsi, kandi niba hari icyo Umwuka Wera akwibukije, ukaba wumva hari icyo ukwiriye gukora, wumva ukwiriye gushima Imana, wishime kandi uyiririmbire indirimbo ndetse n'ibihimbano by'umwuka, uko Umwuka Wera ari bukuyobore. Ndabakunda rero, tuzabonana ubutaha. Ni ukuri mujye mukomeza kunsengera ndetse no kunsabira, nanjye bakunzi banjye ndakomeza nkabasengera ndetse no kubasabira. Imana ikomeze kuduhana umugisha. Bye bye bye.